rero hari umukire tumaze iminsi tuvugana uri kumva sikunde bagutyo nawe ukorera ufite tuno tubari kano kabari bagiye mu gisimenti na Nyabugogo imbarigo ntabwo izina neza uri kumva tumaze iminsi nyine tuvugana kubera ko abisi ko kera nyine na hostingaga ansaba ko nakongera kumuhostingira kandi yambwira ko azajya amezi 500 uko nagiye nyine guhostinga nyine bagakora fishi nka postinga nkuko nabikoraga kera ubundi nkajya mu kazi kandi nzabikora ku wa gatanu no ku wa gatandatu usibe mu guhostinga inge siranze iyenge akugenda na birambiye umbwira inge siranze yahanze iki wewe nakubuza gukora ibyo ushaka ni uki nakoze se nese igihe kintu muze kibihanganikiye wajya ukavuga ngo Miki yakoze kino kintu kibi aswase yo gukubye ndi umubyeyi nese ndabiyobewe ndiho tujya ujye gukora myo inde sukuramo isoko n'ubwo ariko bumbwira na ye aganda genda rwose dekura baby dekura man fatinza rwose sindekura kandi simva hona fatinza urugendo baby mbabara ko mbaba ndeke mbahari ko wasoka muri mbago mandi de bangibi kandi nonge no kunkora baby ni prank yes we ni prank se man byumbabare no kanza muri no bintu ramukuntu utumye nereka imbere y'abantu rero nawe zako urafuneka reka mbimubwire nicyo kintu kimwe cyadutandukanye nawe yawe nyine ubyumva gira uri mu bukwe ikintu ngiye kukubwira umbabarire ukiteho ugiteho n'umwanya uyu mugore animo ndabona ashaka kwisubiza mu tuntu tw'utubari ngo agiye kujya mbeshya ngo yaje muri shuti ngo akubwira ngo umufashemo kubeshya ntabwo byakunda sawa urakoze nicyo ngicyo nanashaka kumwumvisha ibyo ntabwo Hi guys, mumeze mute? Ize ukomeze neza shana rwa amagripe. So rero twari tumaze iminsi tudahari rero twagarutse. Kandi buri munsi twari tumaze iminsi turi mu kazi yabangiye yabaga buri wese yabuze uko apraking undi kubera akazi. So rero uyu munsi murabona ku myambare nahindutse. Mwirinde kuntuka ndabiyamye. Mwirinde kuntuka iyi ni prank ndi mu rugo iwacu. Iyi kanzu nayambaraga uriya mwaka washize nko mu kwa 10. Nibwo yankwiraga ariko do nabaye ikibonge ikaba yakamene. So rero uyu munsi prank imeze ute uyu munsi. Mbere na mbere ku bakunzi ba Miki turabasuje tunabwira mukomeze mukande subscribe. So ikindi rero uyu munsi tugiye gukorera aga promoter cyangwa daddy wacu prank. Iyo prank imeze gute so rero. Mu buzima busanzwe isi byenda ko imyenda migufi nambaraga nshaka kwibika mu nzu narambirwa nkayitanga ariko muri urugo rwacu kirazira kikazirizwa kuyambara. So rero ngiye ari mu cyumba kubera ko twebwe icyumba twambaramo nicyo turaramo biratandukanye. So rero iki nanjye ngiye kumuhamagara mubwire baby ndagushaka akimbona ndabize leta yikanga ite no mu rugo imyenda ntabwo nayambara kirika mu cyumba. So rero ikintu cya mbere gihari ngomba kumubwira ko nabonye akazi ko ghostinga ko arabizi ko nabikoraga mubwire rero hari umukire tumaze iminsi tuvugana ambwira ngo nyine ashaka umuhostingira kandi ari kuri 500 buri uko nagiye amafaranga ni menshi ntago nayirengeshwa kuko nawe wankuye mu ghosting. So mubwire rero kutajya guhura n'umukire nyine wune sinajya guhura n'umukire nambaye kanzu ndende. Of course ubwo mujya guhura n'umukire no mujye vuga kuri boro zo ghostinga wambaye akenda nka kano turebe ngarabyakiramo gute aremera ko nsubira mu kabari cyangwa ari bumuze gusohoka. Ndashaka kumurakaza mwabantu mumbabarire agatumura akazi tubikuye ku mutima ariko abantu muri buzima Miki ubwo wambaye ute ubwo mumbabarire pe uku nambaye nibyo muri video mu buzima busanzwe murabizi ko nsigaye nambara we listen we don't judge nta kunjudginga urebe video nta kunjudginga ni prank ngiye kwikorera umugabo wanjye. So rero nibaza kunkubita mu nkize nindira mu nkize katwerekeze muri ikibazo cyanyu umva
so rero tugiye kwinjira muri salo twagiye so tugeze muri salo wabonye yavuye muri salo nitwe bantu mbanza muri iyi Kigali abanza mbikure mu nzira mbare mbikure mu nzira bino bintu bitaza kuhamenekera ariko reka mbenyeshe ku kimwe bitahamenekera Baby, ngwino ndashaka kugenda. Ngwino nyine. Kwambaye sikongo gihe. Nicara musobanurire. Nino gihe kwambaye. Icara nyine maze musobanurira mu gihe. Kugereke iki. Icara ariko bipi mbanze ngo ntukagire akabona atara. Ibisatsi byanashaje. Ndaca muri salo. Umva mubwire. Rero hari umukire tumaze iminsi tuvugana. Uri kumva? Isikunde bagutyo nawe. Ukorera ufite tuno tubari kano kabari bagiye mu gisimenti na Nyabugogo imbari ngo ntabwo izina neza. Uri kumva tumaze iminsi nyine tuvugana kubera ko abisi ko kera nyine na hostingaga ansaba ko nakongera kumuhostingira kandi yambwira ko azajya amezi 500 uko nagiyeyo nyine guhostinga nyine bagakora fishi nka postinga nkuko nabikoraga kera ubundi nkajya mu kazi kandi nkanzabikora ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Usibe mu guhostinga. Niyo mpamvu rero navuze kubera ko dufitanye gahunda mu kanya saa 8. So niyo mpamvu navuze rero ko nari maze kwambara nsigaje gushyiramo inkweto n'agashakoshi. Nkaca no muri salo bakangira neza imisatsi ndumva nabindi. Ahita ngenda. Tusigaye warahaze kimwe. Gutese. Usibe myenda migufi. Akusishira isakazi. Nena kwa gusubiye ku myenda migufi. Nese sakazi so hostinga. Ako uri kumva 500 nawe wabyirengeshwe. None amafaranga niyenga n'amafaranga bagwango wambara ubusa. Nico kintu mubajije. Niyenga n'amafaranga bagwango wambara ubusa. Nese unambaye ubusa? Nese ubwo buramba. Ndambaye nyine. Sheri umugana nabyashe. Nese gutangiye kubirakarira. Ntacyo. Nese yongenda ntagutangiye. Ntacyo na kimwe wakora mu buzima wambaye kongo. Ibyo bintu rwose byikuru no mu mutwe. Ghostinga ni kimwe. Uragira ngo njye kurongera nambaye ipantaro. Ngende murebe nambaye ipantaro wabuze abo wamamariza. Ntabo nabuze. Nese amafaranga ufite. Ese kujya ghostinga bigutwaye. Urajya ghostinga ibyo nuko nabikubujije nahigere nkara uburyo mu ghostingamo nabyiboneye kugeza ubwo mbiguciyeho. None keni imagine yakungiye wa waruka kwa muntu n'amazi konko kabyara. Shiri no kazajya ukabya nawe. Urakabya. Ubwo ndakabije uri gukabya. Ubwo ndakabije. Wavuga nk'ikosa nkoze niri. Ni naso ahubwo ikosa ahubwo niba udafite ikosa ninde wafite ikosa. Singenda kuri moto aranyereza imodoka. Yamazi cyakoze cyose nshaka kugenda mu kibazo. Ntabwo wasoka ngambaye kunguko ikindi kandi cya kabiri guhostinga uburyo byikora umutwe n'ejo uburyo byikora mu mutwe. Ntabwo nareka kujya guhostinga. Icyo kiraka cye rwose ntabwo nakireka. Sibyo? Bibiri. Usoka mbe kunguko. Sibyo? Ugende. Ntari. Sibyo? Cyo nta kibazo rwose. Asuze man. Vana amaguru nigende. Nese ndacaka se. Sikunda bikubabaje. Asemana nk'ubu hazi kiko. Nese ikosa mbize niriye. Wajyari ukabwira abantu ngo biti yakoze rino kosa.
ugeze ubwo wambara ubusa gukenera amafaranga ntabwo ni akazi nese ntabwo wamenye nambara gutya ni akazi ngiye mu kazi ghosting tugiye kuvugana tugirane kontra ngiye njya ghostinga kuwa gatanu no kuwa gatandatu ikibazo ngo kiri hehe inge siranze iyenge akugenda na birambiye umbwira inge siranze yahanze iki wewe nakubuza gukora ibyo ushaka ni uki nakoze se nese ngiye kintu mpoze kibihanganikiye wajya ukavuga ngo Miki yakoze kino kintu kibi aswase yo gukubye ndi umubyeyi nese ndabiyobewe nibyo rero nganzira buryo wakomana immigration baby mbabara nitambukire kandi ni dushwani pe ni dushwani charangare na bandu cyana kuvuga aga wambabare nigende nyenda kwingize cyana wambabare nigende ndakwinginze umutima ntabwo nicara wambabare nitambukire wambabare nigende shaka induza n'amahane amahane y'iki se nibanze nyumve musobanurire akusuruzu nyine uruzuye ikibazo kiri genda uhindure iyo myenda kandi ikindi cya kabiri baby akazi ko guhostinga ntabwo birukuye nta ibyo rwose bikunsaba ntabwo bishoboka byo rwose bikubwije mukuri so kuko wahiye cyane ako se aga ntabwo ndi umwana ubwira ngo ukora kino ukora kino basi ntari kugiye nzana mu cyara basi vesti zana ntabwo umuneke koza ntabwo bizoro cyatsi nanga ase nakintu aga turashaka ngo icara tuvugane icyo ariko ngiye gufata ishakoshi nigendere biba byose bibe nyine njye nta kibazo bintwaye ariko njye ntabwo wabuza akazi k'ibihumbi 500 njye ntabwo unabibyikure mu ase nicare iki nakicyo tukavuga babarira cyane uri muranisha umutwe ibintu twabivuzeho ntabwo birangira nimba udashaka ko nyanda agenda nibikura akazi nta n'ikintu mfite nabikoraho ese kundeba nabi ese musuzuguye gute uzwa nyango ndi umwana njye se ndi umwana hano hagati yanjye nawe nta mwana urimo twese turi abantu bakuru ku buryo se reba ijipani gera ubwongezo ukuri namanuye sinamanuye se ibibazo ntabwo bikemutse ihute jya ujya gukora myo inde sukuramo isoko nubwo uri kumbwira nabi genda rwose dekura baby dekura man fata inzira rwose sindekura kandi simvaho nawe fata inzira ugenda baby mbabara ko ndekeye mbahari wasohoka muri mwago mani deba nk'ibintu ukizemo uswa wanyaho nabo wagiye ububaha umuntu wasohoka mu nzu ndi mbese wagiye wubaha umuntu nko kuntu umugize namaze jya wubaha umuntu nabuze ukagara hari nyine jya wubaha umuntu ku buryo wasohoka mu nzu meze agamva mbabara mvimandi twubahane wamaze umukire si umukire ni iki wabuze aho ujya kwamaza ku buryo wasubira mu tubari njye uri kwimyoza se agawamba nakubwiye ngo mu bintu zinuka ibintu bigufiye uri kwirizwa kuri ndese wamvuyeho iyo mico y'uburara ushaka nta mwijyane ndakwihanisha aganjye ntabwo ndi umwana bagira gutya kandi njye mfite gukora ibintu nshaka ntabwo mfite gukora ibintu wowe ushaka icyo kintu ugomba kwicara ukakimenya ukamenya ko nanjye ndi umuntu nagomba kugendera ku mabwiriza yawe nese njye ndi umwana wawe njye umwana wawe se ntabwo nese mbwira icyo najya gukora nkabwiriza uri indaya uri iki kuburyo wakwambara imyenda iresha waranguze se ugomba no kwambara nk'abantu bakuru ase ubu nambaye nk'abana ugomba kwiyubaha ukamenya ko uri nyine nko kuntu ngize wabinsura ndakubwira ngo ugomba nese ubu ndagenda nambaye iki ibyo ntabwo bindeba sinsanzwe nkwambika hari imyenda miremire ugende wambare ntabwo icyo n'ubwoba niba ushaka kubisubiramo ubusubiremo wambaye neza ibyo nitwe twabivuze byanarangiye ko tuzasubira mu tubari ayo mafaranga yo kumushukisha n'amafaranga nyabaki
mwana ibintu ntabwo ari byiza pe ikintu cyo ni nakubwira reba ukuntu wambaye muri kubise turagiye ese undi ngiye bikubangamiye he ahubwo se ni iki kitakwiye kumangamira garukanga tuvugane ndeka ubu ngubu ni iki ubahane muri mbabarira sinshaka kubahuka sinshaka gusuzuma sinshaka kubwira nabi ndeka nigende hari ikindi ibyo ukoze urabikoze ngiye nimba umbwiye ikintu nka cyanga jya undeka cyo shaka ugabanya agasuzuguro akaye gasuzuguro musuzuguye wajya mba mu niyo mico yawe uyishyire hasi iyihe mico ariko kabiri kandi wowe ukoze ikintu nkakubwira ngo nakubwiye ngo mico yawe uyireke kandi wongeye kumva ukwita uramubita se nakwaje nyine uri mu mubiti mbabarira twubahane kandi uko nsuzugura birahagije icyo mubwiye iyo myambaro imeze uko nguko ikubangamiye ntabwo ugikeneye ikindi cya kabiri iyo mico wafashe no kuya ghosting nayo ntabwo ishoboka ese kuki mbuza gukorera amafaranga ukorera amafaranga baba kwanga gukora amafaranga ni iki se aba hosting ntabwo ari abantu iki kinyenzi nabikubwiye ibyo nashaka kubwira ntabwo ugomba kwambara imyenda migufi yabo imyenda miremire abo kwamamariza ntabwo babaguze baguha amafaranga afatika ba Peter barahari muri nambani Peter Style bambika neza kandi bagatanga ibintu bizima ibyo bya Peter ntabwo bindeba wandika nkigendera wampaye amahoro waga seka mpuruza n'ubu wakwaza nk'umuntu uri kubyimba waba ko ari wese wakubwira ngo ungize gutya umbaza iki urinda unyiciye gahunda amafaranga yo gukora urayama agiye gukorera arakorese ubwo yaramajije kino cyambaye imyenda y'ejo ese imyenda igutwaye iki wajyana kuvuga ngo Miki yambaye nabi nose wambaye neza asi binambaye igutwaye iki ngo sike Oso urumuririza kuri ndera imisatsi birashimitse kugenda muri salon ujye gukoresha imisatsi sinakubwiye ngo ndi buceyo ntabwo nari mvuye muri shuti kwakira ninjoro nese mvaga izi ko sari ku muhanda ahane guca nese ku muhanda cyane rwose n'ubusebye umuntu ese musebeje gute wajyanye ntabwo wamusebeje gute icara hano tuvugana nta kintu mvugana nawe ese uri kwigiza bayo hano ntabwo nje ntabwo ari guhamagarira kumurikira bayo wicanga hasi ndeka bebi wamuhaye amahoro asendeka karanga tuvugana iyo mico ushaka aho ujya kwizanira ubu ingeso neza iranze usubiye mu kabari niwe ndi kubaza ingeso iranze usubiye mu kabari ndeka njye aga ntunzamura isukari ndakwinginze mbabarira ingeso iranze rega ndi kukubaza nsubiza ingeso iranze njye ibintu wakwiye kubyavamo kabisa kuki umbuza uburenganzira bwanjye kubera iki uburenganzira nakuje n'ubuhe urambuza guhumeka urambuza kwambara uko nshaka aga mbere na mbere ndengeje imyaka y'ubukure ndakuze bihagije ko tutashakanye niyo myaka yawe uri kundata urakuze uranduta si urutani icyo mubwiye cyo umenya ubwenge nusitamenya ubwenge isi zabukwigisha wandekuye bantu ubwo butoki gusa isi zabukwigisha ubu usubiye mu tubari ase bigutwaye iki buhostinga kabana amafaranga ngiye gukorera ibyo bintu bigutwaye iki icyo nakubwiye cyo guhostinga ntabwo bishoboka no kwambara k'umuko ntabwo bishoboka ariko niba wumva byashoboka kuri wowe ese wakicaye ntabwo nakubwiye nandi muramvuna pe ntabwo wicara ngaho ese uri kwigira ibiki
ese ukuntu umaze kugira umuntu ubomve ibyo binari byo none se ngo iyi myenda wayisokana ese ubwo ni uko nta mudo kugira wakicara kuri iyo mva nkubwire ntabwo uri kumva nakubwiye nega amatwi icara aha ntabwo mwicara kandi nongeye no kunkora bebe ni prank yes we ni prank se man jya umbabarira ntukanze muri no bintu ramu ukuntu utumenyereka imbere y'abantu reba ukuntu mba niyeretse abantu nese umwe nkubitiye iki ibyo bya prank se ubona nese ndanga nko kuntu ngize mugize se mugize ibyo wabona ko wasohoka aha nyine nko kuntu ngize yena kwaje urabona aga nako ugasohoka wambaye kunguko ntago wabyemera nese ni nkwangu yitunsiga bino bintu uratomba ahubwo ngiyo mbona nk'igikoma nk'igiki cyangwa icyo ne kukumena so wagiye wiyubaha ubuse kuba wiyeretse abantu karageri ya na umva ntabwo ibintu bye bishoboka ibyo rwose mbikwibwira ubimenye irajya hanze mujyane nayo nari ibi ari ribise ntagisohoka ubu umuntu wajya ugabanya gufuha nyine wajya ugabanya gufuha umuntu ungana nkawe arafuha bigeze hano bigendera ku myaka gufuha se hari imyaka bisabwa ntabyo bisabwa ariko ntukazajya ufuha bigeze hano rakuni nziza ese gusohoka nambaye gutya bigutwaye ubu nambaye nabi wenda nambaye mini pe sinanabihakana ako se iyo undeka ahubwo nkagenda naza tugaserera utarinze kungira ubwo se bibaye ko kari akazi kanyabo niyo kaba ari kanya ko narwagenda uraniwe ngewe nese kuki nyine ufunga umutwe muri roho yawe akazi kazima bagakora ariko akazi mbona akazi kazima kure nakazi kameze gute aka nakazi twe nambaye ko nguko ubuzi muri make kutababaje umuntu mwabaje gute ubusuri ndiya kurimbura ugira uti none se ngiye nandi kukubaza ibintu ntubisubize nase ari nka kubizi ngiye muri kamera yanjye wasohoka kwambaye ko nguko nese bigutwaye ngiye nashanga ko bwana kuye ngo genda kuko nkabona n'umutwe urazengurutse turagiye ariko we mu bintu bidashoboka katinga abandi beboro bikatinga akatingira iki nta bikatinga uzi ukuntu nashyushye hano hantu kubera kunkubita mbikokera washyushye washubijwe n'iki ese ko nta kintu na kimwe ndakubuza kuva twamenyana mbwira ikintu nigeze nkubuza nakubwiye ko nakunda biyari warayiretse biyari se switch wivuga ngo biyari switch ntabwo ni mugoroba biyari bwijipo none sinjye bagira nkora iki kintu nenda kwaje iyo biyari kuvuga nyijipo nyine ngira bagira ngo nkore ikindi kihe nase ngo ese agura jya nzandike gute ngo twabipfa biyari ntujye nava hano utazana ngiye nose ubundi ntahazi urwawe ugiye wowe ugenda mbiza kenshi ariko manyuma ngiye guhiga kuki ngiye ugiye guhigira ndahazi migira he migira hano mu rugo muri filime cyangwa ukaba uri kwakira nisa ahandi se ni he sawa sawa iki ngiye kujya mbwira sawa kandi ugiye kujya nde ngiye kujya mbwira kira abeshya keretse nawe mufashe iyabeshye reka ikiza cyawe uri reka gatuma amagarikira mu mubiri oya si ngombwa mureke oya nyine ikintu ndi kukubwira njye namubwira ngo nese ko atabimfashamo nk'umubwira ngo ubwiraga ko naje muri shuti ariko si wongiye ahubwo reka ndemanze muhe gasopo muhamagare kamanze muhe gasopo kugira ngo wumve ko ibyo bintu biba binaseriye cyane umuhe gasopo y'iki muhe gasopo unabyumva y'iki nyine reka ndabimubwira nawe ariko rwose urafuneka reka mbimubwire nicyo kintu kimwe cyadutandukanye nawe kugira ngo nyine ubyumve bwira uri mu bukwe ikintu ngiye kukubwira umbabarire ukiteho ugiteho n'umwanya uyu mugore ndimo ndabona ashaka kwisubiza mu tuntu tw'utubari ngo agiye kujya mbeshya ngo yaje muri shuti ngo akubwira ngo umufashemo kubeshya ntabwo byakunda sawa urakoze nicyo ngicyo nashaka kumwumvisha ibyo ntabwo byakunda atari aho ngaho defo ubwo ni ibyo ngibyo
ntabwo byakunda ntarabizi kandi sawa wabyumvise noneho ikintu cyandukanye na Kiro nuko nyine yagufasha ngo kubeshya nkabimenya ahubwo wagire kagufuha nasi ko no gufuha twagira ngo wabonye umugore umubabaye nyake nuko Imana wabonye umugore umubabaye bibi ukuntu ndi kokera hano hantu wokera ngo nabukozeho kugankwishyura nese nabeshye nge uri kumva nabura umuntu mbeshya akamfasha kukubeshya aga nge man mbaye napanze kugucima cyangwa kujya mu bindi urumva nabura kuntu mbikora uzabikora mu mazi sinamubwira ko naje Kanombe ndi mu rugo Kanombe se nayo ariko mana abagabo ndabakunda kandi wowe bigera saa 6 ukabura amagenge arantu ngiye guca iyo maciye kumba nawe kubwiye ko maciye nese ngiye nkubwiye ngo arantu ngiye sinkubwira hariho byagutwara iki ahubwo ngewe nta nubwo ukemeye no kumbaza ngo utabyara ndeka ko umva nkubwire aho shyiraho full stop utunafungira saa 6 ujya utaha ahubwo nane se reka nkubaza ko saa 6 zibatarajya ukaba uri kumamagara ejo nari ndwaye noneho nakubwiye ko ndwaye umutwe saa 4 wangezeho saa 7 z'ijoro nase ka nkubaza oya nakubwiye saa 2 ngeze hano none icyo kintu mbabaza nukuri ushaka utuntu uhita wibaraguza utundi tuntu ukabihuzahuza protege sinamagaye ajaga wicaye hano namubwiye ngo iki mvuye kwakira ijambo ko bararivuze naravuze ngo ndwaye umutwe niriwe nakinnye seni nyinshi zo kurira umutwe se n'indwara none sinaguze abantu benshi bapfa bishwe n'umutwe urugero ibaze nyine ko nakubwiye ngo saa 2 uri kubyumva ndarwaye ukangiraho saa 7 z'ijoro kejo ngo amagaye kangahe sawa kandi kera narakubwira ngo ndarwaye ibintu byose uri mu kabita ukaza ukarara unyicaye ureba ko ndi muzima aha kankwibutse uribuka nyiba Kicukiro nkarwara umutwe ugahanga ukanyuza kurira ko ntapfuye byibereye nawe ikinyenzi yewe nta masaha nshobora kurenza nafite ibintu ndimo ariko n'ubutegeko gupfundapfunda imitwe ngo uzabeshya ukuntu uku ntabwo nzabeshya nabeshyaga none buriya none ikintu ntabwo uzi ibintu uba wikoreye ugiye kujya umbwira ikintu uhita mugatanga ntabwo uzana hari gushya mpita mbitekereza mbihuzahuze ngiye ko narahuza ko narabihuza kandi wowe ubinyibwiriye ngo uzabwira n'abantu ngo ubeshye kugira ngo umbeshye wabwo ugiye kujya utuma Akira amubwira ngo ndatasha kubwire ngo aratashye Kira sibyo n'urumva yabikora nyine Kira n'ambeshye niba ndikubwira oya ntago Kira namubwira wenda nshaka kumubwira ahantu ngiye guca ku mushuti wanjye mbwiriraga ko ndaho ngaho ako sinze nanone ko yabyemera nsubize ko nazambwira se nakubwiye ngo nawe arabizi neza iyo bigeze ku mugore igishobora kuba haba iki mwanga kumva natsinze kubona mwanga kumva yagusubije mu kanwa ako reka nkubaze tuvuge aga ni uzi ko utajya unemera ko nsohoka mu kabari wagira ngo iwanyu barakubwiye ngo akabari ni ikizira igihe agasohoke mu byatanze iki nese ntago abandi bo ntago basohoka mukabari hakuye umugabo mukabari hakuye amafaranga mukabari hakuye nagukuye yaryo mu rusengero urwo rwara wazaruciye twamenye ufite urwara rw'urukona ngira Imana uraruca gaca ndaza kubwira none muze gushyiramo ikintu kiganiro ikintu ndi kukubwira ugomba kumenya ko akabari nta kintu kimwe kagufashije muri life nakwaje mu kabari wakuyemo umugabo mu kabari bakuyemo basa amafaranga mbwira muri ibyo bibiri bakuyemo umugabo wakuyemo amafaranga hariya twahuriye mu rugo bebe ntukazajya undeba gutyo
mbyumbabare yese ngushatse ngo no mukabari ntago ari wankuye aho kuko nari gucekinga mukabari ngo imico yawe neza wabonye imeze gute ari mibi be urakoze kumbeshya oya yari mibi babwira impamvu none se umuntu wese yaza umukara umuhobera nese wahostinze udahobeye abantu baje kugushyigikira wahobera bande nese duhura ko naguhobeye njyewe wamowe aga wamowe ryari muri anniversaire ntabwo njye naguhobeye njyewe aga waduciyeho ndi kumwe na Benda oya ntabwo mvugira anniversaire iriya ya mbere ya kabiri turahamagara Pazomani iriya ya kabiri cyatumye umobe wari waramaze kunywa yewe ari kuriyumva we uriyumva arererere urumva njyena okay namaze gukukunda bureka gato bose babonye waje ari nge muntu rero mana we uri kwiyemera buretse baby nyabiti biyemeye kamagara dima oya kupa oya uragupa uretse none kuki wanyuye ndahamagara kuki wabwiye nuza ngo Frank aze ngo muzane imodoka mu nyure impamvu yawe Didima umeze neza Didima umwihorere Didima muri anniversaire yawe urabyibuka anniversaire yabereye mu rugo rwawe uvugisha ukuri Miki akiza cyagiye twicaye si yari yashegeye ku buryo bukomeye Didima uraramukumbeshyeye ntabwo tuzongera kuvugana ndahita nkuboroka urimo urabeshya ntabyo uretse yamubwiye Didima ni banze nyumva oya kuba fone no muri Didima ari kubeshya ntabwo ari kubeshya Didima rega nabuze nabibonye inje wahoberewe abantu bari niwe nawe Imana arabeshya nanagira ngo yiteranye urakoze gusa naramuhobeye ariko ari nge muntu yahobe mwaraje nyuma banose baho yamana yabasuje mu ntoki gusa ntabwo Pazomani naguhereye na pose yasinze ngenda bizo baranshege kazamuka ari Pazomani ndamukubye oya baby mbabarira rwose urimo urakabya kubeshya ntabwo nene impamvu rero ngenda nakana no mukabari mana yanjye tubireke tutabishwana akutarenga ngaho ko abantu mukabari bateye baragushatse ntabwo wari ukuze narabanze ngurenda kunsazama impamvu okay tega ngongorere oya nakoreka ndeka bigaraye bimbi aya wayambwira ngeza muhungu wa ndabimize nari amena baby ntukajye wiyemera kambi oya impamvu nkubwire oya nahobeye wowe mobera Pazo mobera Didimani mobera Chiza uri kubeshya na Frank aje ndamuhobera uri kubeshya bari abantu bose nose uni guhobera uri kuvuga nuko niyo ari byo ngara bahobeye nawe nagobeye gute cyakaza nkubwire haya rembo neza kubonye umugabo baracyaye ntabwo nenda gukunda nabonaga aganu nakurebaga man uriyemera ntaga kwiyemera ahubwo narebaga hasi umwana kunduzi kono uri kugenda shegera cyane uratuma mbivuga wowe ubwe waranyuremera fata amafaranga yawe ureke ujya kugura Smirnoff kugira ngo ntahe oya za Smirnoff maze kuzavuye umukire yaraje ari Didimana dushaka umukora mu kibazo bya Didimana amukora amacupa nano bakavuga ngo nimufate ibintu byose hariya kone nabonye ko aga Smirnoff kandi ngenda ngo byo bintu mpita mufatira dutatu mbona nsohotse numva ukuntu ibihungu biri kugupanga twa turi kumwe nembuga mufite n'umwaka umuntu mbonye ari kumobera nahise mpamagara undi mushoferi wawe uriya nawe ntabwo uzi ngo watashye gute ndabizi ko nunatashye nari muzima se hariya niba ari ikintu gishoboka cyari kiriho nari muzima cyakoze hariya niho naboneye nyine ko washegeye umusore utanazi ko yagukunda aga mvuga amagambo wavugiye mu rugo utitaye ko Frank ari ukakubita ingofero hasi Frank ibyo bya Frank byo ndi kubaza ikintu kimwe turahamagara Frank nubwo atari mu Rwanda wowe uzi ko warize genda kurizwa n'umukobwa se nkunda ntabwo nagukundaga pa neza telefone yanjye
ntago nagukundaga pe nyine iki kintu kubaza kinsubiza ntago nagukundaga nawe nari kurizwa n'umukobwa umunda ariko yemera ariko nyine nakwaje njyewe aga nari kurizwa arerere ariko wapfuye arihuse bakambwira ngo nzi ko biratagutse arakwira ubuzima buri kubwira se ese kumbi nuko bifata shumi narakubwiye ngo reka tugerageze wowe ibyo ngibyo njye nuko irumva mu muco w'abanyarwanda nta mukobwa ufata iya mbere banza wumve mbabwire ubu ko amukunda ntabwo reka ko bakora uburyo mu bice mu marenga ukabona kuba kari kwitoratoza ukabona kabuza amahoro kakishima ku mubiri wose kiragiye rero njyewe ngira banza unyumva no narakurebaga nkona kuntu itoratoza nari meze neza ntabwo nabivuga kuri kamera ariko no nawe urabizi n'umutima wawe umutima wanjye usize iki ukajya wirata ni cyo ndaza kubwira reka nyikwibutse ndibuka iyo gihe wahise ugenda ubwira Kay John muri turamagara Kay John zana wagiye ubwa Kay John dukundanye hashize nk'amasaha 6 dukundanye uyu ni umugore we igenda ntabyo navuze zikamugura Kay John asuma nawe dure kwa kibonke mana yanjye wakabizana ninjye umuvugisha reka ngiye n'abantu atari ya wari yanjye wajye kangana kuvugisha umuntu tubikamuguha tubivemo Kejo oya ninjye umuvugisha Kay John turi mu kiganiro ninjye no ndavuga kuvugisha telefone yawe na ugiye Kejo ninjye uvugisha Kay John Kejo ntibaze nyumve kise giku zana hano muvugishe zana ninjye umuvugisha uceceke wakabi aze ngo Kay John wa nimero yake ivuye urega nawe aha nabana network le numéro composé ya hostinze mu gitondo wabona barakiri muri ya hosting ya hostinze mu gitondo bibaho se abanyakazi ko hostinga sama za mu gitondo kugeza sangahe za network aziyo wabona ari guhamagara nkurire uburi kumva rero kuri kwiyemera ikinyenzo wacyumvise ntabwo ibyo ngibyo nabyemera rega niyo wateka iwe rigashya kamwihorere ngaho rero so rero guys mwakoze ariko iyi kanzu iyi kanzu wakuneye gusa tugiye mu bukwe nuko bwane rwa muhanzi ukazi wawe ntabwo mwibuka ino kanzu wibuka ibyayo niyo mpamvu nyanga yangira iki nduru iyo kanzu yavugeje n'induru cyane amafoto nyambaye uzi ko umuntu yareba nta kinyamakuru wowe iyo kanzu aramurahise guhamagara bye murakoze mukande subscribe kiri